bityo ni gutyo twabonaga abakiriya, umuntu akaza aho mugurishije urugero nk'ishuka akakubwira ati nubona n'iyindi uzayizane, aho mugurishije nk'ipantaro ukakubwira nubona indi uzayizane. Ni gutyo wafatwa ugakubitwa. Hari n'igihe batujyanaga no kudufunga, polisi ikabona ari abana bakatwihorera nabo bakadukubita izindi nkoni. Muraho nkuko mubizi amazina ni Tishime Prince. Uburyo aho twasoreje murabyibuka, nababwiye ko nzababwira ibijyanye n'uburyo nagiye nkoresha ibiyobyabwenge. Nibyo ngira ngo mbabwire, nambibutsa ko ari hano kuri TV Ubumwe Community Center TV, muzajya mubikurikirana. Yes, ugakora subscribe, ugakora share, ukareba n'ubuhamya bwiza nawe byagufasha. Ndagira ngo mbabwire, ibiyobyabwenge ni ikintu kibi cyane, gishobora kukwangiza, gishobora gutuma ubura ubwenge nk'uko babivuga, nk'uko babyita. Ariko intego yanjye nyamukuru ni ukugira ngo bigire abantu bahinduka, babivamo umubare mwinshi, kuko urubyiruko rwinshi urebye rukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane muri ibi bihe turimo. Rero nibyo ngira ngo ngende mbabwira ububi bwabyo n'uburyo nagiye mbikoreshamo n'ingaruka zagiye zingeraho, kugira ngo nawe utazabigerageza. Urumogi, kubona murunywa, hari abantu banywa urumogi ukabona unyweye urumogi ariko ukaba utazi ngo urwo rumogi uri kunywa ngo ni urumogi bwoko ki. Ndagira ngo babwire ko urumogi warunywa bisanzwe, ariko hari urumogi narwo ruratandukanye burya. Hari abantu bumva ari urumogi gusa ukumva ngo ni urumogi, ariko urumogi narwo ruratandukanye. Yafite ikibazo, twavuze ko hari amoko y'urumogi. Ayo moko y'urumogi ni ayahe, akora ute? Mbese mbwira ubwoko bw'ibyo biyobyabwenge, cyane cyane urumogi. Arakoze, aravuze ngo amoko y'urumogi ngo ni ayahe. Yes, hari amoko y'urumogi menshi agiye atandukanye. Ushobora kubona urumogi ukumva izina urumogi, ariko bifite amoko agiye atandukanye. Hari urumogi bita sangrene, hari urwo bita ikinyambegu, hari urwo bita ikivunga, hari urwo bita cicini. Ayo yose ni amoko y'urumogi, ariko hari uburyo agiye atandukanyemo mu mikorere no ku biciro, ukuntu bigurishwa bigiye bitandukanye. Hari ibyo bita noneho ibiyuda. Ibiyuda narwo ni ubundi bwoko bw'urumogi, ariko abantu usanga babinywa baba babita abayuda. Ukumva umuntu yise umuyuda ukayoberwa impamvu, kuko we abakoresha ubwoko bw'urumogi bita ikiyuda. Ikiyuda cyo iyo ukinyweho, ndibuka bwa mbere nko ku kiyuda, nabonye ibintu bidasanzwe muri njyewe. Nanywe ikiyuda nkajya mbona umusirikare imbere yanjye agiye kundasa, nkabibwira abagenzi banjye bakavuga ati wasaze, nta muntu turi kubona. Ati nkabona umusirikare neza imbunda yifite ashaka kundasa, ariko bakavuga ati ntaho hari, barimo baravuga ibintu bidahari. Icyo gihe narirukanse mba nk'umusazi, nduhukira ahantu nkajya nicara nahumagiye, nkareba hirya nkareba hino ndebe ko wa musirikare yankurikiye. Ariko barambwira ati icyo ni ikiyuda cyari kikugezemo. Iyo ukinywe ukagaruka barakuvivura ko ubaye umuyuda.
kuko abantu ubusanzwe abantu turatandukanye, imitwe ubwonko bw'abantu buba butandukanye, ariko nagira ngo musobanurire ayo moko y'urumogi nk'uko wayambajije. Hari sangrene, uzasanga sangrene ari urumogi rw'umutuku rumwe banywa rukajya ruturagurika, ukajya wumva ruraguturagurika, urupapuro barutekeyemo rukajya rwuzuraho amavuta. Iyo uzasanga bari kuvuga ati iyo sangrene ifite amavuta, ariko urumva tu sangrene nayo ni urundi rumogi ushobora kunywa ukajya wumva ibintu bidahari, ukumva nk'umuziki, ukajya wumva nk'indirimbo kandi ntazihari. Mbese ugeze ahantu abantu bicaye banywera urumogi bose baba bacecetse. Tumenyereye ko mu kabari k'inzoga usanga abantu basakuza, ariko mu kabari k'urumogi iyo bita muri rigarayizi uba usanga abantu bose bacecetse. Buri muntu aba ari mu bintu bye, bakunze kubyita ngo bari muri meditation weed. Ubwo ngo bari kumedita weed, ni ukuvuga ngo buri muntu aba ari mu bitekerezo bye byihariye. Hari uwo ushobora gusanga yari kwisetsa, hari uwo ushobora kubona yasinziye, ariko wamukora ukabona ari maso. Bitewe n'iki? Buri muntu aba ari muri feelings ze bitewe n'ubwoko bw'urumogi yafashe. Hari urwo rumogi noneho bita cicini. Cicini usanga ari abantu basaze bapancitse mu mutwe aribo barukoresha. Aba ari ibivungukira byavuye muri iyo sangrene n'iyo kinyambegu, noneho byo bakabyita cicini. Biba bimeze nk'ifu, bakunze kubiteka mu cyayi, mu bugari. Ibyo nabikunze kubibona hano muri Kongo mu Birere, ukabona batetse isombe baroshyemo za cicini. Abana ugasanga bajunjamye mu nzu, ugasanga umugore n'umugabo bicaye gutya, nta muntu uri kuvugisha undi. Inzu ushobora no kuyigeraho ukagira ni abantu barimo. Bitewe n'iki? Urwo ni urumogi. Cicini yo irasaza, iyo inyweye wumva umutsi uri gutera, ubwonko uba wumva hari ikintu. Rero urumva amoko agiye atandukanye, ariko bitewe n'ubwonko bw'umuntu ushobora kugeragezaho rimwe ugasanga umuntu arasaze. Nzagenda nkwereka ingero za benshi. Hari abo nzi bita ba ripanshuro, buno ripanshuro ari indera, ariko iyo mbitekerejeho ndavuga ati Imana yandinze ibintu byinshi, buno mba naranasaze. Iyo mbonye bagenzi banjye nkabona ukuntu bameze, ndavuga ati hari ahantu kabisa Imana yankuye njye ntari kubasha kwishyura. Ahantu uba ubona umuntu yaracanganye ikintu, agenda yivugisha, agenda atoragura utuntu, agenda agira utu. Ntabwo burya aba ari ugasanga nk'umuryango bari kuvuga ati baramuroze. Ntabwo aba ari ukumuroga, ahubwo ubwonko bwakiye ikintu budashobora kwakira, biba ngombwa umuntu aba arasaze. Ko niko nagiye nkomeza urumogi njye nararunyweye bifata indi ntera, nkajya ntangira none no kumenya uko barurangura, uko barucuruza. Twageze aho nkajya njya muri Kongo nkigereraho kuri tere, hahandi usanga bamennye umufuka hasi bari gutotora. Bamenya gutotora bakavuga ati imitwe ku ruhande, ibyo bita imitwe. Imbuto mukazirobanura mukazishyira ku ruhande, mukamenya gutandukanya sangrene n'ibinyambegu, mukamenya gutandukanya izo bita cicini. Buri base buri hantu n'ibyayo. Gufunga amabure tukamenya kuyafunga. Twe byari bigezeho nta kukugurisha. Akazi kawe ni ukuza ukabafasha gufunga, ukabafasha gutotora, noneho bakagukorera iki? Nawe ugafata izawe zo kunywa cyangwa se ibyo uragarukana iwanyu mu Rwanda. Ibyo byafashe indi ntera, dutangira kujya turucuruza, kurucora mu mupaka, ukaza ukambura. Hari systeme zari zigezweho zo kubanga imipira ino y'ibirere, ukabangiramo amabure, ukambuka nk'ariya mu mupaka. Uyu mupaka kera abantu barawuzi
bambukagamo uko bishakiye nta rangamuntu nta byangombwa, twawambukagamo uko twishakiye, ukabona ari nk'abana bari gukina kandi twiyambukirije urumogi. Ukawugeza mu Rwanda, umupira wawe ukawuhereza uwo ugomba kuwuhereza, uwo bakubyuraho akagwishyura amafaranga yawe ukikomereza ubuzima bwawe. Urabona ko byari bimaze gufata indi ntera, kugurisha, gucuruza. Hari amarigayizi agiye atandukanye hano mu Rwanda, za Gisenyi hano aho bita za TTC, twahitaga muri Jamaica, aho ngaho yari seta yo gucururizaho. Hano Mbugangari hari aho bita B19, B19 nayo ni iyindi rigayizi. Hakabaho bita za mu Gisombe, aho bita kwa Muzehe, za Gacucu, hose zari rigayizi zo gucururizaho urumogi. Ababizi barabizi, hari ahantu wanyuraga ugasanga hari udutsiko tw'abasore bicaye aho batahava, ugasanga abantu birirwaho ari ubwo buzima umuntu yarabayemo. Nkazana umuzigo wanjye nkukuye muri Congo, ahita ngenda ku seta yanjye yari B19, hari kuri Sine. Ubu ngubu sinzi nimba igihari ariko haracyahari, binashoboka tuzagenda tuhabereka. Ariko urumva ko nari maze gufata indi ntera, ncuruza, nzana umuzigo nkawucuruza, bagenzi banjye nkabahereza, abaza bose maze kwitwa dogiteri. Ubundi abacuruzi b'urumogi usanga babita amazina yo kujijisha, utagiye umenya, ukumva ngo ni dogiteri, ngo mvura, ugasanga ni izo silenge, nibyo bintu bakoresheje, ngo dogiteri ngo ko nkeneye umuti, gahita umenya ibyo akeneye, ibintu nk'ibyo, ngo nkeneye ijisho, ibintu nk'ibyo, ntabwo ndi kubona neza, ugahita umenya ibintu akeneye ibyo ari byo. Ibyo rero byaje gukomeza bifata indi ntera, no mu mupaka wakagenda hahinduka, imikorere igahinduka, ugasanga rimwe na rimwe harimo no kuba twarafatwaga tugafungwa. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye muri ubwo buzima, n'amafaranga twabonagamo urabona kenshi wayamaraga uri kuyajyana mu nzoga, mu mafilime, mu bintu bidafite umumaro, mbese mu busambanyi. Urabona ni ibintu bidafite umumaro, nta nyungu wakuragamo. N'ubu ngubu njya mbona abantu bari bakomeye icyo gihe bacuruza urumogi, ugasanga ubu ngubu noneho nibo bakene bo hasi, nta kintu byakugezaho. Ushobora kuba warungutse ariko wahomba ugahombera rimwe. Ntabwo byari byoroshye kabisa gufungwa ku masitasiyo ya polisi agiye atandukanye, bitewe n'ahantu bagufatiye, ugasanga bagufungiye ahantu. Nafungiwe za sitasiyo za polisi za Rugerero, za Gisenyi, ugasanga za Mahoko, bitewe n'ahantu wagiye gucuruza urwo rumogi n'ahantu bagufatiye, ugasanga ugiye ufungirwa mu masitesheni atandukanye. Njye mfite ikibazo, ese ugeze kuri polisi bwa mbere wabyakiriye ute? Arakoze umuvandimwe, aravuze ngo nkigera kuri polisi bwa mbere nabyakiriye ute. Urabona ubuzima nari mbayemo, hari uburyo nararaga no hanze. Urabona kugera kuri polisi, ikintu cyantunguye muri byo ni uko nabaye nk'ubujije uburenganzira bwanjye, kuba ntabona icyo nkeneye, ngo kuba ntabona urumogi ndukeneye. Ariko mu busanzwe ni nko kuva muri hoteli bakakwimurira mu kabari gaciriritse nk'akabari, wari uvuye muri hoteli. Urumva koko muri gufungwa muri gereza, nari muri brigade zino za sitasiyo za polisi, nari nsanzwe ndara mu bizu bituzuye, nkarara hasi. Numvisha ari nk'ibintu bisanzwe, ariko ikintu cyari kibuzeho ni uko nari mbuze uburenganzira bwo kuba najya kugura urwo rumogi
najya muri Congo nakora icyo nshaka, ariko umva ntabwo byari bikaze kuri njyewe nk'uko undi muntu byamubaho akabona ari ibintu. Wenda ikintu cyaba cyari gikaze nuko icyo gihe twabyukiraga ku nkoni, bakakubyukiriza ku nkoni za mu gitondo mu mazi, kuko nta bindi bihano baduhaga, byageragaho bakaturekura kuko babonaga ari abana cyangwa se tukiri mu myaka yacu batatujyana mu rukiko. Gusa muri iki gihe mineri nazo basigaye bazifunga hatazagira ubigerageza yigira ngo ni umwana. Ubu ngubu ho gereza za mineri zirahari, ushobora gukora icyaha uko ungana kose bakagufunga batitaye ngo ufite imyaka ingahe. Icyo gihe ho ntabwo badufungaga, iryo tegeko ntabwo ryari ririho ryo kuba wafunga mineri, ariko ubu ngubu ntukajye gukora ibyo wiyita ngo uri umwana cyangwa se ugira iki. Kwanza ntukanabigerageze, niyo ntego nziza, ntukagerageze gukoresha ikiyobyabwenge. Ndibuka aka kantu reka nkavuge, ndibuka bwa mbere nkigera muri brigade, bashatse abantu bo gukora amasuku muri sitasiyo mo imbere, baraza baraduhamagara, twe babonaga ari twe bana turimo, baraduhamagara baratubwira ati muze mukorope hano, mukorope na hariya, nimurangiza turaza kubarekura. Baragiye, ngiye banjyana ahantu muri store, ahantu babika ibiyobyabwenge bafashe, ibi za kanyanga, za sapiro, udushashi twatundi tw'udushashi two bitaga twa cifu, banyinjiza muri stoke baritsemo. Nyigeramo nabaye nk'ushubijwe, nahise mfungura igicupa cya mbere mba ndosheyo, icya kabiri mba ndosheyo, kandi nari maze iminsi ntarya bitewe n'uko ibiryo byarananiraga, nabaga nabuze urumogi kurya bikananira. Aho muri brigade nari maze iminsi 2 ntarya, nkora mu biryo nkumva ntabwo biri kurya, ni nk'ibikatsi ndimo ndarya. Bitewe n'iki? Gukoresha urumogi cyane, warubura ukaba addicted kuri wowe, ukaba warubura nturyame, ukaba warubura no kurya bikakunanira. Ariko ndibuka uwo munsi banjyanyemo ndi muzima mu minota ingahe, nari nangiye gutuka abapolisi, ndabatuka, turatukana, bigeraho afande wabo araza aravuga ati n'ubundi uwo mwana ntimuhagire umuntu umukora afite ishingiro, mwamujyanye umwo ngumwo, icyaha azira si ibiyobyabwenge, mwabimujyanyemo mutekereze. Ngo afande ngo ntabwo twari tuzi ko ngo atari bubikora, ariko nagezemo imbere nkajya mvuga mundekure, mwamfungiye iki ibiki n'ibiki, ndatongana. Icyo gihe ntabwo byari byoroshye, mbese kuri njyewe urumva nari ninjiye mu yindi mudu, n'ibindi nza mbyinjije umwo muri brigade. Abagenzi banjye nsanzemo mbahereza urumogi, mbahereza inzoga, baranywa barasinda aho ngaho, igihodi turagiterura. Uwo munsi rero iyo mwibutse ndavuga ati wenda bari no kundasa, ubwo umupolisi yaravugaga nanjye nkavuga, yavuga ati nakurasa, nkavuga arandasha wowe warasana. Urumva ibyo bintu ni ubuzima butari bworoshye. Iyo mbitekereje cyane ndavuga ati hari ahantu Imana yankuye, ngomba kubihamya, ngomba kubivuga, n'ubuhamya burebure. Twese ngira ngo nsoze, reka sinasoza ntagiriye urubyiruko inama. Urubyiruko inama nabagira ni kutagerageza kuba wakoresha ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose. Nk'uko twabibonye hari amoko agiye atandukanye y'urumogi. Ushobora kugerageza kimwe muri byo, wenda ukabona inshuti zawe ukavuga ati reka mbajoyininge tujyane, ukabona bafashe urumogi bararutekeye, ugashaka nawe kugerageza. Ushobora kugerageza ugasanga ugerageje ku ikiyuda, ndakubwiza ukuri ushobora guhita usara. Ndibuka nk'ikiyuda
hari igihe naje kuri grand hano kuri petite ariho nje kwambukira n'amasaha yo kwambuka ageze saa 11 amasaha yo gufunga agiye kugera, ariko mageze mbona abantu bose mbona ari ngiye bari kureba, ndavuga ati hano hantu sinahanye. Nabonaga abantu bose amaso ari ngiye yerekeje, fata inzira njya kunyura grande, nabwo nagendaga nkuri gusubira inyuma kuko nageze nko kuri grande barriere saa 3 z'ijoro, nabwo nambuka ndi kubona naho amatara hari, mfite urwikekwe rukomeye kugeza naho abantu nabonaga atari ngewe. Ibazeho kugira ugire abantu mu muhanda ubone bari kukureba, urumva ni ibintu bitari byoroshye. Hari ahantu njya ntekereza nkavuga ati Imana yandinze ibintu byinshi harimo no gusara. Umuntu ashobora kuba yari guhita asa ariko ukabona birarangiye ugaruye ubwenge buzima. Ibyo rero niyo mpamvu mbwira urubyiruko ntukagerageze kugerageza ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose. Byaba byiza ubiretse ukinywera, ntihagira umuntu ushaka kuba kuguhindura uwo utari. Ukabona umuntu nimba rusanzwe winywera amata, umuntu wenda y'ikivuguto umuntu akubwire ngo inshyushyu niryoha, reka uzamubwira ati nanjye ikivuguto numva kindyoha. Umuntu ashake kuguhindurira ibyo weho usanzwe ukora, agashaka kukwereka ko fanta ntabwo ari nziza, wajya unywa ka rikeri, hano hari ako bita nguvu n'ibiki byose. Reka bazaba bari kugushuka, hitamo ibyawe wowe uriwe. Ariyo mpamvu ngira ngo urubyiruko rwose rujya rwumva ubuhamya, ntukagerageze gukoresha ikiyobyabwenge cyitwa urumogi, cyitwa icyo ari cyo cyose ko ari ikiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge biratandukanye. Nubwo ntagiye mbivuga amoko yose, harimo za mugo, za diazepam, iki byose ukuntu nagiye mbikoresha biratandukanye, ariko icyo nkubwira ngo nugutegereza, ntugerageze. Nageraga ngo nsoze ariko sinasoza nasenze, kuko Imana niyo yaduhinduye, niyo inadushoboza gukora ibi dukora, nko gutanga ubuhamya ukavuga ibyo wabonye, ibyakubayeho. Atari Imana ibigushoboje ntabwo washobora kubivuga. Rero ngira ngo nsenge Imana igire ukuntu yahindura buri muntu wese uri kumva iki kiganiro, ikamuhindura cyangwa se ikamurinda kujya mu nzira z'ibiyobyabwenge. Reka dusenge. Uwiteka, ndagushimye cyane, wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro, wabanye na buri umwe wese. Komeza ufashe buri umwe wese uri kumva iki kiganiro, kibashe kumuhindura, kibashe kumutinyisha kujya mu gukoresha ibiyobyabwenge, kuko nta cyiza kirimo. Atari wowe uhindura, nta muntu wabasha kuduhindura. Gufungwa ntibyahindura umuntu, gukubitwa ntibyahindura umuntu, ndetse no kumubwira amagambo meza ntibyamuhindura, atari Imana yonyine imuhindura. Rero Uwiteka turagushimiye, kuko ari wowe ukomeje kudufasha. Komeza ufashe buri umwe wese wumva ikiganiro, umugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.